icyaha cyaturutse mu ijuru ntawe cyaturutse mu isi. Aho ngaho bigaragara ko Satani yatsinze. Uti gute? Satani yagenda akajya hariya. Satani ngo nawe mwe yatsinze. Satani ntabwo yatsinze. Niko bigaragara. Ntabwo yatsinze. None se njyewe ntabwo numva ukuntu ikiremwa Imana yiremeye. Ko Satani kwigaragambya ntibifite ishingiro nyine. Ishingiro rya Satani rikumvikana ariko nawe nta shingiranye ku bwanje afite. Nta shingiro ndi kumva afite. Imana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha. None niba Imana yanga icyaha kuki yatumye mu ijuru kibaho igihe yari itari kumvikana na Satani ikarindira ko umuntu aba victime y'ibyabereye mu ijuru. Ubwo nukuvuga ngo niba ikibazo icyaha cyarabayeho mbere yuko Adamu na Eva muri Edeni bacumura. Yego. Imana aho yari izi ko nubundi Satani azagera mu isi akakora ibyaha. Eva yicaranye n'umukobanyi. Ngo pe umukobanyi Satani baricaranye rwose aramwosha arya kuri rya tunda bari bamubuje. Reka mbashimire mwese mudukurikiye hano kuri Prophet Ezechiel TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Ngiye nitwa Depiwa kanezere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba abari hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri mu Burundi, aba diaspora muri rusange, mwese aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Reka twizere ko mumeze neza. Birashoboka ko kandi waba utameze neza, uri muri situation itari nziza. Muri isi niko biba bimeze. Uyu munsi ubumeze neza, ejo ukaba umerewe nabi. Niko ubuzima bw'isi bwubakitse. Reka nkubwire ngo niyo waba umerewe nabi, gira kwizera Imana iri kumwe nawe. Ibyo ukora byose, ibyo ubona bikunaniye, hanga amaso Imana ije gucumburira aho unaniriwe. Nkuko mubibona rero hano turi kumwe n'umukozi w'Imana nk'ibisanzwe murabizi. Hano n'abakozi b'Imana gusa baba bahibereye. Abadukurikirana ndakeka si ubwa mbere mumubonye. Ndakeka anyuzeho nk'inshuro zigera nko kuri 3. Ndabeshya si nk'inshuro 3 nyuzeho hano. Oya. Ni inshuro 3. Abatukurikirana muramuzi, muramumenyereye. Ni umukozi w'Imana rwose ufite amavuta. Ngira ngo abakurikiranye ibibwirizwa bimwe na rimwe bimwe yanyujijeho n'ikiganiro yanyujijeho mwarabibonye. Afite amavuta. Uyu munsi rero yatuzaniye impamba. Yatuzaniye ipfukire rwose. Uyu munsi ndizera ko turi buze guhaga mu buryo bw'umwuka. Siko bimeze? Yego. Niko bimeze cyane rwose. Reka dutangire dusenga hanyuma uze wongera utwibwira. Birashoboka ko hari abantu baba batukurikiye ari ubwa mbere bakumenye, hanyuma tunahere ko tuganira ibyo byo kurya, utugabura ibyo byo kurya by'umwuka mu izina rya Yesu. Reka dutangire n'isengesho udusengera. Mana yacu, Mana waturinze kuva mu gitondo kugeza aka kanya tugihumeka, izina rya nishimwe. Uwiteka turakwinginze Mana, aho abantu bose bakutwumva bashima izina ryawe. Uwiteka turakwinginze muri aka kanya ubuzi sara bamaze kuva mu mubiri, ariko twe waturinze izina rya nishimwe. Uwiteka Mana yacu, hari abandi bari muri bomboni Mana bakize, hari abandi bari shehashi, hari abandi bari fayifari, abo bose Mana barambure ikiganza bakire Mana, izina rya nishimwe. Turakwinginze Mana ugere mu gihugu cyacu, ugere mu bayobozi bacu na buje n'abarinda, izina rya nishimwe. Turakwinginze aka kanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, tice mu gutwe ndiko mukundi akoje imitima yacu. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen rwose. Usenze isengesho ryiza cyane. Bigaragare ko ikintu hadupfunyikiye rwose turi buze guhaga abihebye rwose, tukongera tugahumurizwa, tugasubira mu buzima bwiza busanzwe ubidufashijemo. Watangira utwibwira. Birashoboka abadukurikirana wenda barakuzi, ariko hari n'abadukurikiye ari ubwa mbere. Ni byiza ko twatangirana ubibwira. Alleluia. Amen. 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 Abadukurikiye nitwa Imana Leya, abansengera muri ADPR Gihora, kandi mba muri Chorale Philadelphia, abanturutse mu karere ka Musanze, umurenge wa Nyange, akagari ka Kivugiza, umudugudu wa Rugarama. Amen. Ukabura umukozi w'Imana. Abantu umuvuga butumwa.
ibyo mugiye kutwumva ibirenze imibano bidayanira umugisha ariko ndacyari umukobwa. Uracyari umukobwa. Okay, ako kantu rwose bawongeyeho nakabari sawa kuko abantu baba bakeneye kukumenya uwo uri we hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko uvuze ko uri umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa ariko si burasi kimwe n'umukozi w'Imana ra? Yego. Ni kimwe. None se aho ngaho mitangira ikibazo. Nkibaza nti bamwe baravuga bati turi abana b'Imana, abandi bati turi abakozi b'Imana. Ivyo bintu bitaniye he? Iyo umukozi ari ku murimo byumvikana bafite sebuja. Yego. Sebuja wenda afite abana, afite urubyaro. Kandi bivugwa ko kandi ni nako biri. Umwana arusha agaciro umukozi kwasi. None ubwo niba uri umukozi w'Imana bihurira hehe nuko waba uri umwana w'Imana cyangwa uri umukozi w'Imana gusa ntago uri umwana w'Imana? Ndi umuvugabutumwa mbwiriza ijambo ry'Imana. Yego. Yego. None nyine uri umukozi w'Imana uri umukozi w'Imana gusa ntago uri umwana w'Imana? Ndi umwana w'Imana nabo. Uri umukozi byose kimwe ukaba n'umwana w'Imana? Oya, ndi umukozi w'Imana, haba ndumuvugabutumwa, haba mvuga ijambo ry'Imana, haba nabasabanya ku ijambo ry'Imana. Hoya, nje nago ransubiza ikibazo ndi kubaza. Nago ransubiza ikibazo ndi kubaza. Ndavuze ni uko biri umukozi mu kazi cyangwa se ku murimo. Yego. Abafite sebuja. Bivuze ngo nyine abafite umukoresha we. Yego. Kandi umukoresha we afite abana. Yego. Sibyo? Yego. Niba afite abana tayari urabyumva, abo bana barusha agaciro umukozi mu maso ya se wa mwana. Yego. Ubundi bishatse kuvuga ngo ubwo ngubwo abo bana nabo ni ba sebuja b'umukozi mu yandi magambo. Yego. None ubwo ngubwo niba uri umukozi w'Imana, uri umukozi ku murimo. Ndi umukozi w'Imana ku murimo. Ku murimo. Ukaba n'umwana w'Imana. Ukaba n'umwana w'Imana. Uri byose? Ndi byose. Ibyo bintu se bihurira he? Birahahurira da. Ariko birashoboka ko umukoresha ashobora guha umwana we umurimo akavuga ati mbere umukozi ubikurikirane ari n'umwana we, birashoboka wenda. Yareka tubifate gutyo. Witeguye kutuganiriza ijambo ry'Imana. Ubushize watuganirije waduhaye ubuhamya, ubundi wari wananyuzeho mu kibwirizwa rwose abantu barafashwa cyane, baravuga bati kuraje komereza aho ngaho, ati urabwiriza tugafashwa cyane. Uyu munsi noneho mfite amatsiko y'ijambo watuzaniye rwose. Waje umeze neza, biragaragara ko uyu munsi nabazaniye icyigisho. Umunsi turahembuka rwose. Imfukire rwose ipfunyitse. Igipfundikiye gitera amatsiko. Dufite amerwe rwose dupfundurire. Agapfundikiye gatera amatsiko. Ni ijambo tugiye kurebera muri Zaburi. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntiyicane n'abakobanyi, ahubwo amategeko ye niyo yishimira ku manywa na nijoro, ngo azahabwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ibibabi byacu ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. 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 Rero ijambo rikutubwira ngo guhahirwa mu nzira y'abanyabyaha. Amen. Ntagire umuntu uhagarara mu nzira y'abanyabyaha, ahubwo ahagarare mu nzira y'Imana. Mu nzira y'Imana. Aho ngaho rero yo wigishije gutyo, ngiye nkunda kubaza abantu ku magambo bamaze kuvuga cyangwa se bigishije. Iyo wateguye icyigisho nk'icyo ngicyo, birumvikana hari ibyo wenda uba umaze iminsi ubona, bigatuma wenda wakwifashisha Bibiliya nyine mu gutegura icyigisho nk'icyo ngicyo. Ese ibyo bintu tubwiye ngo hahirwa hahirwa udakurikiza imigambi yawe, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Rero ni ukuvuga ngo yuko umuntu ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane wenda abanyabyaha, wenda ni ukuvuga ngo njye ntinicarane n'abibye cyangwa se ntinicarane n'abasambanyi. Icyo nicyo jambo rigiye tujye. Ubwo se umuntu yamenya ko ari mubi gute? Umuntu wabimenye rero, si wakwicarana n'umuntu wanyoye inzoga ntuhumurirwe nk'inzoga ziri kumunukaho. Hoya,
icyo ngicyo. None se umuntu unywa inzoga buriya ni urugero dufasha, buriya uriya muntu niba ari ikibazo afite we tayari kuba bibamo ni ibintu yishimiye yumva ari byiza, none se azamenya ko ari bibi gute? Ikibazo cyo kunywa inzoga nyine ni kwa kuntu umuntu oya, ntago ari kuvuga abantu banywa inzoga batagira ngo turabibasiye, ahubwo ni urugero ntanze, ndavuze ni umuntu yamenya ko ari mubi gute. Ntabwo tubibasiye, ahubwo ni ukugira ngo hano twigane iri jambo ry'Imana tugiye kwiga, ntago ari ukubibasira ngo tubibandeho, ni ukugira ngo wumve ko iri jambo tugiye kwiga aho buri umwe wese ari yumve nk'arirye ubwo nyine nge ndacyabaza ikibazo, umuntu azamenya ko ari mubi gute? nese nkubaza ubu ugiye kunywa inzoga ukagaruka, ntabwo namenya nk'uwanywa inzoga. Wabimenya, ariko wewe urabimenya ukamenya ko ndi na mubi, ni urugero sibyo? Ariko nje ntabwo ndamenya ko ndi mubi, ibyo ndi gukora ndabyishimiye, numva ari umunyenga ntacyo bimbwiye, njewe nzamenya ko ndi mubi gute? Nyine aho ngaho isomo usomye riravuga ngo hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi niyicarane hajya n'abakobanyi. None bariya abantu bakora biriya bintu, niba yihuza n'ababi bakajya mu migambi nyine y'ububisha, akicarana n'abakobanyi, tayari uriya muntu wicaranye nabo azumva ari byiza bimunyuze. Rimwe na rimwe ntago azamenya ko nyine ziriya nzira arimo ari mbi. None ndabajije nti azamenya ate ko ari bibi biriya bintu ari we nyine azaba ati Imana wabimvanamo, ngo Imana ngo yanga icyaha ngo ariko igakunda abanyabyaha. Njyewe nari ndimo nkubaza nyine umuntu azamenya ko ari mu cyaha gute? Umuntu azamenya ko ari umunyabyaha gute? Nese kuba ugiye mu busambanyi ntabwo ubuzi icyaha ugiye gukora? Hari igihe umuntu aba yumva atari icyaha, akumva ari umunyenga yibereyemo, akumva nyine ntacyo bivuze, ahubwo umuntu azasobanukirwa ko ari icyaha ryari ari uko yageze mu nzu y'Imana, ari uko yageze mu nzu y'Imana, ari uko ahuye n'umuntu w'umukozi w'Imana akamubwira ati icara twiga ijambo ry'Imana, yumve noneho amusomere, yumve ko ibyaha akora bitanejeje Imana. Ubwo mu magambo makeya umuntu azasobanukirwa ko ari umunyabyaha cyangwa se akora ibyaha iyo yageze mu nzu y'Imana. Ubwo se nk'umuntu udashaka kuyijyamo se buriya azakomeza yibera imbata? yaguma kwibera mu byaha byo, nese bambyaha ngo ino tuye gusenguka ukanakomeza mu byaha, ariko Imana yo yonyine iyo iramukunda, ariko yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha. Urukundo rw'Imana ko rurenzera, igakunda umuntu wabaswe n'ibyaha ariko yanga icyaha. Ase buriya ku kibyaha bibaho ubundi nyine reba igihe cya Adamu na Eva, yarabwiye ati ntagire usoroma kutunda, noneho Satani yo irabahata bararisomaho, naho rero ibyaha byagiye binanaturuka kuko Adamu Yesu arababwira ati ntagire uzaca kuri iri tunda, naye Satani yarabosha rya tunda bariryaho Adamu na Eva. Aha, ubinsobanuriye neza. Ikibazo nari nkubajije gitumye ujya mu mizi, mu ntandaro y'icyaha, mpita noneho nanjye nsa nusobanukiwe n'iryo somo wari umaze gusoma. Ubwo bivuze ngo handi bavuze ngo ntiyicarane n'abakobanyi, buriya ntitwavuga ngo Eva yicaranye n'umukobanyi, umukobanyi Satani baricaranye rwose, aramwosha arya kuri rya tunda bari bamubujije, anarayatararyeho. Uze gutegura ni ukuvuga ngo isu tujyana mu mizi y'intandaro y'icyaha aho cyaturutse. None se buriya aho hantu mpita nibaza ngo ubundi kugira ngo cyitwe icyaha, kugira ngo icyaha cyitwe icyaha, buriya byatewe nande? Byatewe Adamu na Eva, niho byavutse, niho byavutse. Kuko nimba barababujije ngo ntibarye kuri iri tunda, none Satani kanazi kaba byanibariryeho, icyaha cyahise kibagira icyaha cyahise kiza. Ariko se tutaragera kuri aho hose, buriya nje
mbere yuko imana irema umuntu buriya mbere yuko imurema buriya icyaha nta cyari kiriho icyaha cyari kiriho icyaha cyari kiriho cyakomotseho nyine njye nshaka intandaro ya nyayo umuzi w'icyaha wa nyawo buriya waturutse he icyaha cyaturutse mu ijuru ntabwo cyaturutse mu isi ari Imana nyine byaturutse we na Satani bamenye nk'aho bashwanya Satani rero Imana yashatse kurema umwana w'umuntu Satani agira ishari kuko yani Imana yashaka kurema umwana w'umuntu Satani agira ishari baba barashwanya Satani yashaka kwivanga muri gahunda z'Imana bashaka kuvanga muri gahunda z'Imana kugira Satani Yesu ntagire umuntu azarema ariko Yesu we adakurikiye ibya Satani we yaravuze ati ngenda mu mwana w'umuntu ubwo no kuvuga ngo Imana yipangiye gahunda ze nundi akagira ngo apange gahunda ze ubwo no kuvuga ubwo se ubwo rirashyari nje ntago numva ngo ryavaga he ishari rirahari Yesu ni umuntu Yesu arashatse kuri umwana w'umuntu Satani akanga uruhuma atari ishari ishari gute se kandi Satani ari ikiremwa Imana yiremeye nyine Satani waramuremye Satani yari umwamarayika ndetse mu ijuru sibyo yari umwamarayika mu ijuru ariko yumvishije ngo bagiye kurema abandi bantu Satani agira ishari tangira kuza ubwo yumvaga ngo ubwami wenda ngo buzabubwe ari we uzayobora mu ijuru nine yumvise ngo bagiye kurema abandi bantu ishari bariraje ubwo icyo cyane niho cyaba cyarakomotse se niho cyakomye none se wabugira umuntu umutima mubi ngo ntago cyari icyaha icyaha niho cyakomotse ubwo n'ubwo icyaha cyabaye hagati y'Imana na Satani umuntu abihombera amate aza kubihombera amate baranze none yaraje azatangire kurema abaremye Adamu na Eva rero kureba bageze kuri Edeni bari muri Edeni hariho amatunda hariho byose mbese bihari ariko Imana irababwira ngo ntagira uzaca kuri iri tunda na rimwe ntagira uzaca kuri iri tunda nawe Satani waraza aranya abageraho arabyatsa iri tunda murirye murusorome mwirire ubwo ni za nzika cyangwa kwa kujya impaka kwaturutse mu ijuru ni za nzika zaturutse ese buri umuntu ntiyabirenganiyemo umuntu yabirenganiyemo ariko nawe ni umuntu amubuje ngo ntukore ku iki kintu yaba ataragikozeho none se oya erega umuntu arashukwa kandi bibaho bibaho pe none se kuki Imana niba yaribonye igiranye ikibazo na Satani ubwo nuvuga ngo Satani yavuze ati yabwiye Imana ati ubyara umushwi mbyara gaca siko byari bimeze nyine bose barahigana pe kandi mu byukuri Imana ariyo ishoboye byose ari nayo yiremeye Satani Imana niyo ishoboye byose ndumva yiyenjeje aho nani ifite imbaraga gusumba Satani niyo ifite imbaraga gusumba Satani none ubwo ngubwo kuki Imana itabikumiye tavuze ati we Satani jya muri gereza cyangwa ikareba oya ntabwo kugira ngo umuntu ataza kubirenganira Imana ntabwo yari mu byangonsha muri gereza yaramwihoreye imujugunya mu isi ati genda urenganya abantu uzirwarize urumva Satani ageze mu isi niho aratangira kurema ibyaha dutangira hari ijambo wavuze uti Imana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha none niba Imana yanga icyaha kuki yatumye mu ijuru kibaho igihe yari itari kumvikana na Satani ikarindira ko umuntu aza kubihomberamo kubirenganiramo aba victime y'ibyabereye mu ijuru ubwo nukuvuga ngo niba ikibazo icyaha cyarabayeho mbere yuko Adamu na Eva muri Edeni bacumura Imana aho yari izi ko nubundi Satani azagera mu isi agakora ibyaha none kuki Imana niba yari yihoreye Satani nk'ikiremwa yiremeka avuga ati nta kundi kirananire kanyihorere kuki Imana itaburiye Adamu na Eva ngo ibabwire ngo mufite
mufite umwanzi muri mwebwe ibyo murimo byose mufite umwanzi oya ukiraho Imana nako rero Imana yarabivuze yaravuze ati numusone mukurira tunda ntimuzasone mukurira tunda ariko byatamu na Eva kuko bari muri Edeni arabyira ati ntimuzasone mukurira tunda rero Satani we araza arabyira ati ni murirye aha reka ako kantu uvuze rero niba Imana yavuze ati yarababwiye ati ntimuzarye kuri rino tunda yewe kandi mbere na mbere icyo kiremwa ni Imana yakiremeye iryo tunda yego mbo wenda simbijyamo cyane ariko Imana aribabwira ikaberurire ntibabwirire mu migani ikavuga ati mufite umwanzi muri mwebwe ibyo murimo byose mufite umwanzi muri mwe wewe ntuyaberuriye oya Imana yari nabizi ko Satani azaza akabushya Imana yo yari ibizi hazaza akabushya ariko we naravuze kandi turebe wenda nimo baremera sibyo batereka bagerageza nimo baremera gukora icyo cyako ko Satani agiye kuzabosha ngo barye iryo tuntu ubwo Imana yabahaye rugari nyiravuga ati mwisanzure mwihitiremo icyiza cyangwa ikibi ariko ngiye numva buriya abantu hariya ntago bari bazi ibijyambe ntago bari bazi ikibazo kiri hagati nta nubwo ndekeka buriya Satani ntago bari bamuzi we akamumenye ubwo no kuvuga ngo byose byari bihishwe muri ayo magambo Imana yari ivuze iti ntimukarye kuri icyo giti ntimukarye kuri icyo giti hewe tata ntago byoroshye ubwo tugeze aho hose turi gushaka umuzi w'icyaha kubera ko isomo watangiranye naryo ati ntimukicarane n'abakobanyi ibintu mwicare n'ahirwa udakurikiza imigambi y'ababi ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ngo nicare n'abakobanyi ngaho ubwo amategeko ye niyo yishimira ku manywa na nijoro zagazagwe n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo ibibabi byacu ntibyuma ngo icyo azakora cyose kizamuhera cyiza ubwo nyine twari tugeze aho hose tugiye mu muzi mu ntandaro y'icyo cyaha aho icyaha cyabereye none niba ari uko nguko bimeze cyane ndumva Imana ariko nyuma yaho ngo yatanze Yesu ngo yatanze Yesu ariko ngewe nakuriya kuntu Yesu yababajwe ngewe mba numva biba bitarakabayeho kubera ko hari ikintu mu kinyarwanda cyangwa se mu muco nyarwanda hari ukuntu hari imvugo ihari bavuga bati kumira icyaha kitaraba muri Imana nayo iba yaragikumiriye ibyabaye byose bibi bitari byabo nose buriya kuko Imana yabihoreye nyine we yarabihoreye kuko we ku giti cyarazi hari icyaha kandi n'uwo mwanzi ahari kandi nubwo bazasoroma itunda Imana ari ibizi ariko yo yarabihorera wenda irabagerageza iyo tubagerageze wenda turebe niba zarisoromaho ariko barangije nyamara Yesu arabwira ati nta uzasoroma kuri iri tunda Satani aragaruka arabwira ati nta uzasoroma kuri iri tunda none Satani ararisoroma bame Adamu na Eva barayisoroma nyuma iza gucungura umuntu Yesu araza acungura umuntu none se hari ahantu nge hari ikintu ntari nasobanukirwa neza 100%. Imana ibiriho byose niyo yabiremye Satani niyo yamwiremeye sibyo niba ariyo yamwiremeye kukiyemeye kuza kubabazwa ikareba ubundi Imana ngirebera mu itangiro karebera no mu iherezo nukuvuga ngo niba ikibazo arakigiranye na Satani yahise ireba ibizakurikiraho byose yarabibonaga buriya abantu umuntu ikigaragara cyo n'umunyantege nke kuki Imana nyine itavuze ati ibi byose bigiye kuba ati inkomoko ya kino cyaha reka nyifungira ahangaha kere gusakara abantu babeho nk'uko nari narabipanze noneho aho ngaho rero iyo bigenze gutyo kuba yaremeye abantu bagacumura ireba ikohereza na Yesu ngaze ngacungura abantu aho ngaho bigaragara ko Satani yatsinze utigute Satani yagenda akajya hariya Satani ngo nawe mwe yatsinze Satani ntabwo yatsinze niko bigaragara ntabwo yatsinze none se ngewe ntabwo numva ukuntu ikiremwa Imana yiremeye
cyagera kikigaragambya kigatesha abantu umutwe, Imana ubwayo nayo kikayitesha umutwe. Ifite uburenganzira bwo atatsinze. Reba baravuze ngo reba hari abadivandisite sibyo, baravuze ngo nta bantu bakwiriye gukora ku Sabato. Oya wenda ntitugire idini twibasira, kubera ko hano turi kuganira bisanzwe, yaba umwisilamu yaba umuki wese ashobora gukurikirana. Oya ntago ari oya, iyo tugiye kuri bino by'amadini, Imana sari idini yaremye. Rero umuntu ntabwo twamurenganyiriza imyemerere, sibyo? Ahubwo twe turi kwiganira ku giti cyacu nabo duhuje ukwemera, sibyo? Ni ukuvuga ngo biriya byose byabayeho, Imana yakabaye ibikansaringa cyangwa se ikavuga ati ntabwo byagakwiye kuba bibaho. Niba yariremeye Satani ari ikiremwa cye, ntabwo yakabaye azana amatwara mu bwami bw'Imana. Imana iba yaravuze iti ceceka we tuza, ikareba ubundi buryo ikemura ibintu, kubera ko Imana ifite ubushobozi burenze. Imana nta cyaha ifite, Satani saratsinze. Natwe ntabwo nanjye ntabwo icyaha yishyizeho, ariko iba yarakumiye ibyo byose mbere y'uko iba yarabikumiye, sibyo? Hanyuma umuntu akibera mu mudendezo nk'uko Imana mbere muri Edeni icyo cyaha kitarabaho bari bibereyeho. Ahubwo nyine impamvu nayo mvuze nti Satani ashobora kuba agaragara nk'uwatsinze, wenda ntago mushyigikiye utanyumva nawe ngo nshyigikiye Satani ngo yaratsinze, ariko nyine niko we yajya hari akabyigamba akavuga ati niba ndi ikiremwa cy'Imana, sibyo? Imana ikaba itarafashe nyine nkabanyitesha umutwe bigeze hariya. Ibyo bishobora gutuma Satani yiyumvamo ubushobozi nawe burenze, kandi Imana ubwo bivuze ngo Imana yahaye rugari Satani. Nakumva hakomeye pe. N'ubwo buryo nayo nshatse kubivugamo. None ubwo ngubwo Satani kwigaragambya ntibifite ishingiro nyine. Ishingiro rya Satani rikumvikana, ariko nawe nta shingiranye ku bwanje afite. Nta shingiro ndi kumva afite da. Bino bintu by'Imana nyine niyo mpamvu tugarutse ku ijambo wari watangiranye, kwicarana n'abakobanye. Nari natangiye nkubaza nti ese buri umuntu azamenya ko ari mubi gute, azamenya ko akora icyaha gute? Ubwo no kuvuga ngo icyaha cyaturutse mu ijuru, ahubwo ubwo ninde uzadufasha kumenya ko turi abanyabyaha? Ni Imana. Waravuze ati no kujya mu rusengero mu nzu y'Imana tugasenga nibwo tuzasobanukirwa, nibwo tuzasobanura ko turi abanyabyaha, cyangwa tugomba no kwihanira ibyaha. Tugomba kwihana. Yego. Yewe data we ntago nyuzwe, ariko wezanyuzwe nivyo ntago nyuzwe kabisa, kubera ko birakaze ntago byoroshye. Ndakeka twaganiye byinshi n'abadukurikirana bumvishe byinshi kabisa. Ndabona ibi bintu tugiye kubiganira bwakwira bugacya ariko nawe ntago woroshye, warasomye rwose biragaragara. Wenda tugana ku musozo, abagira ikibazo cyangwa inyunganizi twazagaruka ubutaha tukaganira byimbitse birambuye. Twazakomeza ubutaha kubera ko rwose byafata amasaha menshi cyane. Wenda twagera ku musozo utubwira ahubwo uko abantu bagakwiye kuva muri ibyo byaha. Waruze ati ni ukujya mu rusengero, ukatubwira inzira ya nyayo yo kuva muri ibyo byaha, kuko niba Imana yaratanze umwana wayo nyine ngapfira abantu, rikumva ko yatanze n'urubuga rwo kwihana cyangwa se rwo kuva muri ibyo byaha mu buryo burambuye. Watubwira noneho inama wagira abantu bari mu byaha, kugira ngo twavuze ko n'umuntu ashobora kuba ari mu byaha atabizi. Ubwo inama irambye yafasha umuntu gusobanukirwa n'ibyaha n'icyaha icyo ari cyo, ubwo yaba ari iyihe? Abadukurikiye, burya ibyaha nawe mu rusengero bakora ibyaha,
nawe abera ibyaha nawe ahabera ibyaha da ntabwo ko twese dukijijwe ariko icyo nahananira yuko nimwegere umwami Yesu aba nababyira ni ukwegera umwami Yesu mukava mu byaha haba abasinzi bakava mu nzoga haba abasambanyi bakava mu busambanyi inzira yo kugira muve mu byaha ni inzira yo kujya mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana niho umuntu azasobanukirwa mu nzu n'ijambo ry'Imana ni wawe wasoma na Bibiliya ugasenga ariko utagiye mu nzira y'abanyabyaha. None se buriya nta kuntu umuntu yaba umukirisitu cyangwa se ntakore ibyaha ntakore ibifitanye isano na rya somo wasomye kandi atajya mu rusengero ntibibaho ntashobora kuba umutagatifu ntabwo birahari kuba ntari umunyabyaha ntasenga nabwo birashoboka ariko icyangombwa ni mu nzu y'Imana niho abantu bose basomera ibyanditswe uti inzira irambuye cyangwa se uburyo burambye bwo gusobanukirwa icyaha cyangwa se no kukirinda ni ukujya mu nzu y'Imana. Wirinda icyaha ni ukujya mu nzu y'Imana uburyo ukigira mu nzu y'Imana mu gitondo ukabyukiramo wataha ukigira mu mirimo zawe ariko utagiye mu bindi byaha. Ibyo bikunda kugufasha ibyo bikunda gufasha abantu iyo bigiriye mu nzu y'Imana batangeje bakigira mu kazi kabo ibyo bibarinda gukora ibyaha. Urakoze cyane reka ngushimire ariko mbere yuko dutandukana wakongera ukadushyira imbere y'Imana. Buriya ibintu biba byiza iyo umuntu atangije isengesho akanarisozesha nibwo biba byiza. Tangira udushyira imbere y'Imana hanyuma dusoze ikiganiro. Mana yacu, Mana wabanye natwe, izina ryawe nishimwe. Amen. Uwiteka turakwize twabanze tukuvuga ijambo ryawe. Mana nukurara abaryumvisha bose baha umugisha. Mana muri uyu mugoroba tugiye gutandukana nitwongera guhura tuzavuga ishimwe ryawe. Mana nsengera abari hirya no hino. Mana nabo batari mu bitaro, abandi bari muri gereza babohore, abandi bari muri fayifari, abandi bari shehashika bose Mana barambure ikiganza. Nsengera abo mu igihugu cyacu, nsengera Mana bari kurinda umutekano, ni wowe Mana ugurinda ariko abana abantu nawe ujura barinda, izina ryawe nishimwe. Mana ugere mu bayobozi Mana baruje barinda, atari umwana w'umuntu barinze, izina ryawe nishimwe. Mana twongera guhura hano hantu tuzavuga ishimwe ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Reya urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ndawakira. Ndakeka nitwongera kugukenera ubutaha twagutumira, uzaba uhari, uzaba tayari. Imana izabigushoboza. Reka ngushimire cyane, namwe nshimire mwe mwese mwadukurikiye muri mu bice bitandukanye. Reka twizere ko mwaryohewe. Mbibutsa nanone kongera gukora subscribe kuri channel Prophet Ezechiel TV, mukora share, mutwandikira na comment mu bitekerezo byanyu kugira ngo twumve rwose ibyo nibyo bidutera imbaraga. Reka tuzasubira ubutaha. Njye nitwa The Pure, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.